Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu. Abateze amatwi ni amahirwe tubonye yo kwigana ijambo ry'Imana, yo kwigana ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, aho nk'abana b'Imana tuba dukwiriye gukura mu bya mwuka. Buriya buri munsi wihugura mu ijambo ry'Imana, iyo ukurikiza gahunda yagenwe kandi unasobanukirwa ibiri kwigishwa, ubasha kumenya neza urukundo rw'Imana. Burya Imana ni Imana y'urukundo, ni Imana nziza, ni Imana itwitaho, ni Imana ishaka yuko duhora duhugukiye ibyayo kuko ari byo bitanga ubugingo. Ariko umwanzi Satani hari igihe kenshi cyane ajya atuma tujya ku ruhande, maze agatuma twirengagiza iby'Imana. Ariko reka mbabwire yuko mu gihe igishoro cyawe kiri mu by'Imana ntabwo uzigera uhomba, kandi mu gihe cyose uri kumwe n'Uwiteka azakubashisha uba amahoro masa. Dukomeje no kwigana ibyo byinshi byo ku isabato, aho muri kino gihembwe cya nyuma cy'umwaka w'ibihumbi 2025 cyo kiri kuvuga ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa ni igitabo cyiza cyane ndakibakundishije, kandi Imana igikomeza kubana natwe. Tugeze ku cyiciro cya gatatu kitubwira ngo inzibutso z'ubuntu bw'Imana. Mbese ibi ngibi biratwibwira ngo iki, cyangwa se bidusobanuye iki? Mbere yuko dukomeza, mureke twubashye Imana dusenga. Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, uri Imana idukunda kandi uri Imana nziza. Nk'abana bawe dushimishwe cyane nuko duhaye amahirwe yuko tugiye kwiga ijambo ryawe. Ngwino twiyoborere mwami wacu, udufashe muri byose, kandi buno butumwa aho buzagera buri wese azakorwe ku mutima, maze akwiyegurire, agushakane umutima we wose, kuko hari igihe bitazakunda. Bigishoboka reka tugukunde kandi tugushakane umutima wacu wose. Uturinde ikibindi gisa nacyo, kandi Mwuka wera aze atuyobore. Tugushimiye ko wumvise isengesho ryacu mu izina rya Yesu. Inzibutso z'ubuntu bw'Imana. Kino cyisho ni cyiza cyane kandi kiraryoshye, aho tuzakigana icyumweru cyose. Kuri uno munsi rero, kuri no sabato, ku itariki ya 11 ukwezi ni Ukwakira 2025, hariho amagambo twateguriwe, aho umupolisi umwe yatanze ikimenyetso maze abwira umuntu yuko yari akwiriye guhagarara. Uwo muntu rero yaje kuza gucibwa amande, acibwa amafaranga, maze umupolisi amubwira yuko ayo mafaranga aciwe atagomba kuyafata nk'igihano, ahubwo akwiriye kuyafata nk'aho azajya ahora amwibutsa yuko ibyo yakoze bidakwiriye. Muri kino cyumweru rero tuba dufite icyo kwibukwa kiboneka muri Yosuwa 4:23 kugeza kwa 24. Tubumba ijambo ry'Imana, mureke dusome Yosuwa 4:23 kugeza ku murongo wa 24. Handitswe ngo kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza aho mwambukiye, nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yanyu kugeza aho twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri kino gice ni amagambo umugaragu w'Imana Yosuwa yaramaze avuga iby'uko bambutse Yorodani. Yorodani ni uruzi rwiza cyane, tuzenda dukomeza tubona uburyo rwagiye rugira uruhare rukomeye cyane mu mibereho y'Abisirayeli, mu mibereho y'abantu b'Imana. Natwe rero nk'abana b'Imana muri ino minsi y'imperuka hari ibyo dukwiriye kwibuka, kandi tugomba kumenya yuko Imana yatwambukije ibyaha byacu, ituvana muri Egiputa, ikatwambutsa inyanja itukura, ikadukora n'ibitangaza byose mu butayu twari turimo hano muri ino si. Izatwambutsa Yorodani itugeze iwacu Kanani, maze twibane na Yesu ubuziraherezo. Ndabasaba nanjye nisabira kugira ngo twakire umwami wacu atubemo, maze inzibutso z'ubuntu bw'Imana zihore ku mitima yacu, mu bitekerezo byacu, baba ari abatoya baba ari abakuru, bose tubasangize urukundo rwaduhinduye, ari rwo rukundo rw'umwami wacu. Imana ikomeze ibane namwe, kandi de kumenya yuko dufite ibyiringiro tuzakandagira mu busitani bwiza bw'igihugu cy'i Kanani. Imana idufashe kandi izatugeze. Nijye mbasabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu.